Joshua ndakumva wari mu biki hariya ariko kutinjirira mu buzima winjira nte n'ibiki watabururaga hariya ko nakurebaga uri dosi uri discipline master uri inde ntacyo ndi cyenda umunyeshuri mugenzi wawe ariko nshaka kumenya icyo watabururaga hariya ukimenya nkande se nyine nshaka kumenya ibyo watabururaga nta bintu natabururaga urabona ndinjije hanyuma wikanze iki ko nayo nkigeze wikanze iki ariko ushaka kumenya iki mu buzima bwanjye nshaka kumenya ibintu urimo gupanga muri iyi minsi hanyuma bikugeza ku ki nshaka kumenya ubundi Joshua wa nyawe ni muntu ki agambiriye iki ahubwo niba umagaritse hano niteguye neza kumenya ikintu wari umagarikiye ibyo wakoraga byose nakubonye ushaka rero wabimbwira ariko urabizi ikintu cyanzanye muri iki kigo ntacyo nzi niyo mpamvu nazanwe no kwiga ubusazi nakabaye ndi kwiga none se hari aho watabururaga amakayi waretse kundira umwanya nigira mu masomo nta kibazo Gosto de comer isso. Nta burenganzira neza kugusaba kugira ngo umuzere ibyo ni ibikurire unyizere cyangwa ntunyizere ubu si ibintu wambwiraga byose ngo ibiki n'ikindi hari ibintu ubonye utesha umuntu umutwe gusa Yes man. Salamu. Mr. Kamuji. Yone. Meze neza. Abana no witaye ku masomo sha. Ndandi kuyaceka byacitse. Uvuye kuri vogo se ko mbona uvuye pfi. Cyane. Abajama iyi minsi numvishe gudukanzu twateye. Oh yes. Na ariko ngiye nago byambaho man. Ngo ni neza ariko. Kuri kwigira mu muhanda kunuje mu ishuri. Ndi kureba imikarago ukuntu imeze nyine mu ishuri. Biba byagoranye. Ariko umaze iminsi wibereye mu duki kutazaga hano ku ishuri mwana. Urabona nyine mani ziriya boro za famiye ibintu by'amakampani n'iki nibyo mazemo iminsi mani narahuze naho ntagaruka ubura sha waraneranye nawe sha ubwame bwanye ntabwo kibugaragaramo wihereye gutyo ngo muri kampani sha si uguhera mwana ubwami bwawe n'ubundi mba ndi kureba ukuntu bumeze ko ndabona se gisigaye kiryoshye ikigo mani ko iyo wiga ubundi ukabona mani biravamo ubona byoreye mwana nakuryoha ikigo cyabishye gute se mani ndabura twumva ntabwo uzi ibyabaye se Pressure ndashaka kuvugana nawe ndabuze ntakumara Pressure nshaka kumenya ibyawe na Joshua na Gael ariko era nukubera icyo ushishikajwe no kumenya amakuru yanjye na Joshua era nagukunda Joshua kuko nabikubwiye nashaka kumenya ikiri hagati yawe na Joshua ndetse na Gael si abantu batatu navuze ubimenyera iki wowe urindaho kubimenya uba ushaka icyo ubundi ndabona ibintu birimo kuba muri iki kigo ntazi ibyo ari byo ibiki se uri kubona ese ubundi ko mbona umwikururaho uba umushakaho icyo ubundi nicyo gitumye umpagarika kandi bwira ikikugenza ngende no kwigira nawe mwayafiteho guta hano nshaka kwigendera
nshaka kwiga. Puresha ni umunyeshuri mushyashya muri iki kigo, yaraje turamwakira, tugomba no kumenya rero ikiri kuba muri iki kigo. Ubundi si igihe yaziye muri iki kigo nibwo ubonye kubona yuko wamenye ibye byose ugakurura amakuru ye. Igihe yaziye kare kose ko mutari mwaramubajije uko bimeze n'ubuzima yabayemo no kugira ngo aze muri iki kigo, nibwo ubonye kumubaza kumenya amakuru ye. Ariko ushatse watuza ukanyumva kandi ukambwira ikiri kujya mbere muri iyi minsi. Wowe mbwira ikintu umagarikiye, nshaka kwigendera, nshaka kwiga, nta mwanya afite wo guta ubusa hano ngaho. Puresha hari amakuru waba ufite kuri Joshua? Amakuru agenda ate? Yerekeranye n'iki? Ndabona muri iyi minsi ntago nzi. Joshua hari ahantu umaze kumubona, njyewe ubwanjye ndamubona arimo atabura ibintu, sinzi ngo ni ibiki. ari gutandire burya twari dufite ibintu mwana mubwije ukuri, ariko ni ibanga ryanjye nawe njye nazanye imbunda muri kino kigo. Gahera arebye nabi namurasa nkajya muri gereza ngafungwa. Joshua wapi? Imbunda? Vuga gake hatagira umuntu kumva. Okay, it's enough. Ibyo birahagije. Birahagije se uransubije? Puresha ariko se Joshua se hariya yaba yataburagiye? Se ko mbonye mvirope nta kintu kirimo, se ni iki cyatumaga nyikanga none? Ibi bintu ngomba kubikurikirana nkamenya ikibyihishe inyuma. None se Joshua, ko mbona muri iki kigo nyine ubusa nk'umuntu ukonje, wowe bimeze bite? Kuba nkonje hari impamvu kandi nta n'impamvu yo kubitindaho. Gusa nyine mbona ari sinzi ukuntu udashabutse, sinzi ibyawe nyine. Mbona utari shapu. Buri muntu ashabuka hari impamvu. Ikintu cyakugishije mu mutwe ntukazabona umuntu agenda ajagaraye, hari ikintu aba avugana. Nese ubundi impamvu yatuma udashabuka ni iyi? Nubwije ukuri ntabwo ari ngombwa muri aka kanya. Ahubwo icyaba cyiza ngo cyora umuhamagariye. Nibyo nendaga kukubaza. Ikomereze nta kibazo. Sawa nari. Mperuka turi kuri saga za wa mupeti mushyashya. Urabona ko aribwo nahise ngenda, naho nta zindi boro kandi ndabizi ko twazirangije nk'abarara. Uriya ntumumbwire mani. Guteze urari kunzengereza mu iki kigo, noneho ibyabaye ejo bundi hanyuma yuko tumukora biriya bintu, ko na shere wanjye yanyanze mwana. Era ibaze ntabwo bibaho. None se za boro mperuka cyagihe ari na Joshua se cyagiye ko nabonye we na Joshua hari ukuntu bari yicaye mukuntu nyine, ariko njye nabonye ari n'ibisanzwe nk'uko abanyeshuri bakicara n'abaganira. we yari arimo ambaza ng'ibyanye na Joshua, ari gushaka ngo amenye ibyo tuba turi gupfa. Njye ndamubwira ati nta n'ikintu tuba turi gupfa. Rero ubwo nyine n'ubundi arashaka kugira ngo bajye bavugana, ntibavugane. Aha, none iri serivisi mwadivorushe byaganje cyane. ntabwo yabigukora Gusa bwo ariko ndumva atapfa kuncika gutyo.
oya nta mpamvu yo kugucikirira mani iyo uri legend w'ikigo nta n'impamvu si umuntu yaducika gute mani urumva n'amafaranga umuntu aba afite mani urareba no kugira ngo aze kwiga hano njye amuvuganiye araza kwiga urumva nawe ntabwo yapfa kugenda kuko nta n'impamvu yo kugenda ibiga mani umuntu yari legend w'ikigo nta n'impamvu yo kugenda niba ikigo ari icya viyo wawe nta n'impamvu wenda twe nuko tuba dufite amafaranga yacu nyine twaraje tugaceka nk'abarara naho mani ntayo yabirenze ariko Joshua ntago agihagaze aracyari wa wundi ibyo tumukora ntabwo nta nubwo biba bihagije ntabwo bihagije shaka ngo mupangire umupango se wowe upange mani upange uzambwira ariko biriya twakoze umva nta na gato kamukozeho ako kantu kakubamo wagira n'ibizigutse ubundi ugera ku cyama naho hano ariko akantu k'akamoso kaba kabonye cyangwa ugakora kuri kabiri bajya imbere mwereke icyo dukora yewe urazi ngo murara w'iki kigo sayizi yewe bafite n'abarara banjye bakira niyo mpamvu mwemera reka ntabwo wava mu iki kigo njye bafite abarara banjye navuga tukanamukingiza burundu akava muri iki kigo no ku ikarita agatsibangana ibyo nibyo bimeze gutya nk'uru rutoki buriya ibyo rero washaka namubabaza biri aho ariko wowe tugiye gukora byose sibyo ariko uriya mujama wongeye kumundekera Joshua Joshua iryo zina bundi rikiza mu iki kigo nabonye ko ari ibintu byinshi tugiye guhindura ariko hari umurara wanjye hariya mfite n'abarara muri kibamani nahamagaza ibintu byanjye muri kiba ntukagire ngo tuba twagiye muri bizinesi hariya ntabwo dukora bizinesi zo gucuruza amamodoka gusa mbere y'uko wenda tumukoreye ibindi birenze nuko nzaba ndi kumwe na era kuko tumukoreye ibindi birenze era akiri kumwe nawe nanjye naba muhomba ndamukunda ariko ibaze kugira ngo aze mu kigo akiga atishyuye nk'uko nanjye niga hano niyo mani ndabyumva ariko era nawe turamupangira umupanga ariko ngewe icyo nzi cyo nuko ndabikoraho mugasubira icyo nicyo cya mbere kugira ngo duhite dusubukura ibyo twakora Joshua ariko nawe Joshua nawe ndabona adahinduka aracyari wa wundi uko yaje mu kigo niko kimeze Joshua mundekere mani mundekere Joshua ndamufite uriya mani azi boro twakoze muri iki kigo kunuzinga noneho aza abajama bagiye bashaka kwigira ba legend muri iki kigo ntuzongere kuba wasiba muri iki kigo gutya ubwami warabunereranye nicyo gihe abanyeshuri bagenda ni wowe tugendana babonaga ndi kugenda njyenyine ngera ngo nawe yisangiye undi muntu ugasanga mwembi no gusubira mu kigo nicyo gihe mani ngo inze duhinduriye noneho reka komeza amasomo shaka ngo turi buze kuza hano hari ubudivination mba ndi kwiyongeramo wacha bwana wewe ntago nakurenza mave